uyu munsi rero twifuje kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cy'ukubaho kwacu. Ndi umunyarwanda yabaye igitekerezo ngenga cyo kubohora no kubaka igihugu cyacu. Kubaho kwacu ni ukongera kugaruka ku isoko muzi y'u Rwanda, ni ukuba w'u Rwanda kandi ukemera n'abo mu rusangiye, ukarubamo rukakubamo. Twe ubwacu mu miryango yacu tuvukamo, aho dutuye, aho dukora n'uburyo twuzuza inshingano dushinzwe. Ese turasanga turi ishusho koko y'umunyarwanda? Ese igipimo turiho turacyunganira dute ngo no mu bo tuyobora? Imitekerereze ya ndi umunyarwanda tuyikoresheje tushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere byadufasha kuzamura icyizere abaturage batugirira nk'abayobozi. Intwararumuri mu gihugu, amatabaza ntiyabura amavuta, baba batoza b'amahoro, ngo ejo imiryango izahoberane, abanyarwanda tuzegerane, tuzaba indatana twese hamwe, dufatane urunana rudatana, tubonye injyana imara ubunana, ndi umunyarwanda. Aba bantu bagiye baha amasertificate n'ishimwe amashimwe bagiye babona kandi byiza bishimishije, n'uriya mudari uhoraho, ariko nagira ngo kubera ko hari ibikorwa bakora bindi ushobore kuba twabashimira no mu bundi buryo bwo kubaha amikoro. Bazambwira ko bamaze kugera nka 40, ariko ndahera kuba uyu munsi n'abandi b'icyo gihe nabo turabashaka. Kuri abo 40 buri umwe tuzagenda tumuha miliyoni 10 z'amanyarwanda.